Haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Abaririmbyi bamaze kudufasha umwanya wo kuramya no guhimbaza Imana yo mu ijuru, ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Nanjye ndashima Imana ko kino cyumweru ntabwo byari byoroshye. Hari amaporogaramu menshi tutashoboye kuboneka aha ngaha, ariko Imana ihabwe icyubahiro ko uyu munsi dushoboje tukaba dushobora kuza kuganira namwe ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Muraza kumbabarira, ndafitemo inkorora, so rero mfite amazi ashyushye ari buze kumfasha kugira ngo nibura dushobore kuza kuganira. Hahandi nimuza kubona ndimo kunywa amazi inshuro nyinshi ntibize kugira ikibazo bibatera, no kugira ngo bimfashe kutaza gukorora kandi ndimo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe. Ndizera ko mutwumva uko biri kose, ijwi ntabwo riri hasi cyane ku buryo mutari bushobore kuza kutwumva. Dufite ijambo Imana dushyize ku mutima, ni ijambo rivuga ngo ukwizera kuzanwa no kureba. Haleluya. No kwitegereza, kureba ikintu. Ubusanzwe biravuga ngo ukwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo. Iyo ngiyo niyo nkingi iri main mu bwami bw'Imana. Ariko ibice by'umubiri Imana yaduhaye bifite imbaraga kandi birakora mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwo gukurura ibintu, mu buryo bwo kurema, mu buryo bwo gukonekita n'umugambi w'Imana. Iki gitondo turaganira ku gice cy'amaso yacu. Amaso yacu afite imbaraga mu buryo bw'umwuka. Ururimi rwacu rufite imbaraga zihambaye mu buryo bw'umwuka. Ibiganza byacu, amaboko yacu afite imbaraga zikomeye mu buryo bw'umwuka. Hanyuma ibirenge byacu bifite imbaraga zikomeye mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu ibice by'umubiri wawe byose nibyo kwitonderwa igihe cyose, kuko biri prophetique. Bishobora guha ubuzima bwawe icyerekezo, kandi bishobora no gutaninga ubuzima bwawe, bikabukura mu cyerekezo cy'Imana bikabutwara mu kindi cyerekezo. Niyo mpamvu ab'isi bo bazi ubwenge. Abantu bakora mu isi y'umwijima bazi ubwenge. Hariho societe iri secret mu isi y'umwijima. Mwese murayizi cyangwa se murayumva. Okay, ntimuyizi ariko murayumva kuko abayizi ni bakeya. Yitwa Illuminati.
Illuminati itangira, abayitangije aba elite cyangwa se aba think tank, aba Illuminati baravuze ngo si bikenewe yuko bafungura isengero cyangwa se bashyiraho amazu yo kwigishirizamo amahame yabo no guhinduramo abantu. Haleluya. Baravuze ngo si ngombwa ngo ahubwo televiziyo ziri muri salo z'abantu ngo nizo podium zaba bazakoresha mu guhindura generation, mu guhindura isi no kwishyira mu cyerekezo cyayo bifuza. Kandi koko babigezeho. Aya ma TV abana birirwa bicaye imbere bareba, n'abakuru bicaye imbere bareba, ibiyatambukaho biragenda bigahindura ibitekerezo byabo, bigahindura imyumvire yabo. Uzabona akana kawe k'agakobwa kabyutse mu gitondo kambaye ijipo igera hejuru y'amavi, wenyine ntawe wigeze wambara, ariko wabonye kuri televiziyo. Ubu n'umuhungu wawe yatangiye kumanura ipataro, irimo iragenda ishaka gukoroka, bicikaguritse amavi n'ahandi hatandukanye, kiza amashanete, samute muzamusanga amatatuwaje. Ibaze ibi ngibi yabikuye he? Uyu mwana ko ntabyo yigeze mbonana. Ariko kureba kwacu, amaso yacu ahindura ubuzima bwacu. Ibyo dutinzaho amaso tureba bishyira icyerekezo birema ibyo dukunda, birema ibyo dushaka. Sinzi ko muri iyi minsi, mu isi y'umunsi wa none, ariko na mbere wenda n'undi muntu wakureberaga hanyuma ukizera ibyo akubwiye. Ariko uyu munsi wa none biragoye ko umuhungu ashobora kurongora umukobwa, cyangwa se umukobwa ashobora kurongorwa n'umuhungu atabanje kumwitegereza. Ni ukuvuga ngo n'aba bandi bakundanira online, iyo batangiye kuvugana baza kumubwira ngo nk'ifoto yawe, kubera ko asaba ifoto ashaka kureba. Sometimes rero kubera Photoshop zateye, baracenjinga ukareba umuntu ukizera, mwahura ugasanga icyo wizeye gitandukanye n'icyo uhuye nacyo. Nizo ngorane zisigaye ziriho. Ariko na kera abo bitaga abaranga yaragendaga akareba, akitegereza, akareba umuryango, akareba umukobwa, akareba se, akareba nyina, akareba everything, buri kintu cyose. Haleluya. Yitegerezaga buri kintu cyose. Kubera iki? Kuko mu kwitegereza niho yasobanukirwaga neza uyu muntu agiye kuzana cyangwa se agiye gushyingira. Noneho yarangiza akagaruka, akaza akinjira mu muryango, akavugana n'umuryango, bakabwira umusore, twasuye umuryango we runaka, twararambagije, twaraganire, twabonye ibi n'ibi. Nuvuga ngo uyu musore yabaga agiye kurongora umukobwa atarabona, ariko amagambo yabwirwaga n'ababonye yazanaga icyizere muri, bivuze ngo hakoraga before abaranga bagombaga kureba bakitegereza, hanyuma umusore nawe akumva, hanyuma akizera. Icyo nicyo cyaremaga urugo.
uyu munsi rero bisigaye biri direct, urirebera ugakunda. Iyo murebanye, ndimo ndavuga ku mbaraga z'amaso. Nagiye kure ntarasoma Bibiliya, kandi inshuro nyinshi abantu bategereje murongo wo muri Bibiliya. Katujya mu gitabo cyo Kuva ibice 2. Turaza gusoma no mu Itangiriro igice cya 13 n'igice cya 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi. Uwo mugore asama inda, abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Haleluya. Ngo bigenze gute? Abonye ko ari mwiza aramuhisha. Bivuze ngo mbere yuko abona uyu mwana akimubyara, ntabwo yari afite gahunda yo kumuhisha, kubera ko reka tubanze dusome no mu Itangiriro 13:14. Haravuga ngo Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uwiteka abwira Aburahamu ati, rambura amaso urebe, uhereye aho uri aho ikasikasi n'ikusikusi n'iburasirazuba n'iburengerazuba, igihugu cyose ubonye nowe nzagiha n'urubyaro rwawe iteka ryose, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'umukungugu wo hasi. Umuntu yashobora kubara umukungugu wo hasi, urubyaro rwawe narwo rwazabarika. Haguruka ugende unyure muri iki gihugu, mu burebure bwacyo no mu bugari bwacyo, kuko ari wowe nzagiha. Aburahamu yimura ihema rye, aragenda atura ku biti byitwa imyeroni by'amamure biri i Heburoni, yubakirayo Uwiteka igicaniro. Amen. Reka dusome n'ubundi igice cya 15 cy'Itangiriro. Reka dusome duhere ku murongo wa 2. Aburahamu aramubaza ati, mwami Uwiteka uzangororera iki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyazari umunyadamasiko? Ati, dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukigi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati, rarama urebe ijuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati, urubyaro rwawe niko ruzangana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Dusomye mu gitabo cyo Kuva igice cya 2 duhereye ku murongo wa 1, dusoma no mu gitabo cy'Itangiriro 13 uhereye ku murongo wa 14, dusoma no mu gitabo cy'Itangiriro ibice 15. Ijambo riravuze ngo uwo mugabo n'uwo mugore babyara umwana, hanyuma baramwitegereza, baramureba. Haleluya. Ngo bamubonye babona ko ari mwiza. Ntago ushobora kubona ubwiza bw'ikintu utacyitegereje. Hari ukwizera kusa mu buzima bwawe bitewe n'uko wemeye gufungura amaso ukareba.
iyo amaso yawe agumye ahumirije ntugire ibyo urebaho, hari ukwizera kutaza mu buzima bwawe. kandi iyo ubuze uku kwizera hari byinshi uhusha mu mibereho yawe. bivuze ngo ubundi ukwizera hanini gushingira kuri revelation. Hallelujah. iyo twumvise ijambo tugira ihishurirwa. iri hishurirwa twakira niryo rirema faith mu buzima bwacu. ureba ikintu cyangwa se wumva ijambo, revelation ikaza, ukwizera kukaguhagurukamo, kukagurumana nk'umuriro. Hallelujah. ntabwo ari buri jambo ryose rizana ukwizera mu buzima bwawe, kandi si buri ibyo ureba byose bizana kwizera mu buzima bwawe, ariko hariho ikintu ureba amaso yawe yaba connecte nacyo, iyerekwa rikazamuka. iryo yerekwa rizamutse muri wowe, iyo revelation izamutse muri wowe ikuremamo kwizera, hanyuma ukwizera kukaguha gufata decision, kukaguha gufata icyemezo nubwo kiba gikomeye. Hallelujah. nuko bigenda mu isi y'umwuka, habaho circulation. iyi cycle iyo icitse duhusha umugambi w'Imana. Hallelujah. kuko umugambi w'Imana uba uri inyuma yo kureba cyangwa se yo kumva. Hallelujah. Yesu ashimwe. kandi bikongera bikaba inyuma yo kwizera, kandi bikongera bikaba inyuma yo gufata icyemezo. hariho ibintu byinshi tutashoboye kugeraho mu buzima bwacu kuko amaso yacu arahumye, ariho ibirorirori. ntabwo dushobora gukanura ngo turebe dusobanukirwe umugambi w'Imana. rero iyo tudashoboye gukanura ngo turebe, imitima yacu igumana ibinure, niko biri bivuga. nuvuga ngo imitima yacu iguma yuzuyeho ibinure biyibuza ukwizera. iyo nta kwizera guhari nta nubwo dufata icyemezo. kandi gahunda z'Imana n'imikorere y'Imana n'imbaraga z'Imana ahanini ziba inyuma y'amadecision akomeye dufata, ariko ashorewe no kwizera. kuko hari amadecision akomeye dufata ariko atarimo kwizera. ayo ngayo rero urirwariza. ariko decision ikomeye ufashe irimo kwizera ikujyana mu gushaka no mu mugambi w'Imana. Hallelujah. aba bagabo babyaye umwana. uyu mugabo w'umulewi n'umugore w'umulewi mu Kuva igice cya 2 hariho itegeko rivuze ngo umwana w'umukobwa navuka muzamureke abeho, ariko umwana w'umuhungu navuka mujye mumwica. kandi utazabikora, utazamwica agafatwa, azicwa. wa mwana azicwa, na nyina yicwe, na se yicwe, n'abari mu nzu bose uwo mwana yavukiyemo bazicwa. hanyuma
iperereza rizakorwa, abaneiba bose bazicwa, n'umuntu wese wari ufite amakuru y'uko uwo mwana yavutse ntagire icyo amutwara, ntabivuge, ntabiripotinge, nawe azicwa. Ibyo rero byatumye umuntu wese wabyaraga umwana mu gihugu cya Egiputa mu muryango w'Abayisirayeli akabyara umwana w'umuhungu, yararipotingaga akamutanga, hanyuma bakamwica, atari uko yanze umwana, ahubwo kugira ngo akize amagara yiwe, akize amagara ya se cyangwa ya nyina, akize amagara y'abandi bavukana, abakobwa bakuru bari aho ngaho n'abari mu nzu. Iyo utabikoraga wagize impuhwe nka nyina, wagize impuhwe nka se, abana bawe barakuripotingaga kugira ngo bataza gupfana nawe. Iyo mwashoboraga kwihisha mukemezanya mwese bo mu nzu mukavuga ati reka duhishe uyu mwana, abaturanyi bavuga ati reka twebwe bacu twarabatanze barapfa, uwanyu niwe tugiye kuzira, barakuripotingaga. Byari bikomeye. Rero nyina wa Mose na se wa Mose ngo bakibyara babona n'umuhungu, uko mbibutse ko kiragiye nta ecography yabagaho, wenda bashaka kureba ibimenyetso sayini mu ijosi n'umukara, wenda yasanye uduheri n'ikeke, ibyo birabeshya, ariko nta ecography z'abagabo ngo bagenda bapima bamenye ngo azabyara umuhungu cyangwa azabyara umukobwa. Nuvuga ngo uwabyaraga wese yabaga asenga Imana ngo mbyara umukobwa, ariko basanga ibintu byahindutse, babyaye umuhungu. Haleluya. Basanze babyaye umuhungu, bari basango turabigira dute? Igihe barimo bitegura kujya kumutanga ngo bamwice, biravuga ngo baramwitegereza. Haleluya. Baramwitegereza, bafungura amaso ya, bayashyira kuri uyu mwana. Baritegereza, barareba. Mu kumwitegereza, mu kumureba, amaso yabo arafunguka. Biravuze ngo bitegereje uwo mwana, babona ko ari mwiza. Haleluya. Yesu ashimwe. Amaso yabo yarafungutse, babona ubwiza. Ntabwo ubu bwiza Bibiliya ivuga ahangaha ntabwo ari ubwiza bwa beauty, ntabwo ari ubwiza bw'uburanga, ahubwo ni ubwiza bw'ishusho y'ubumana, n'ubwiza bwo kurabagirana, n'ubwiza bw'imbaraga n'ubushobozi n'intego no gukora ibintu bihambaye byari biri hejuru y'uwo mwana. Kuko ubundi impinja zose ziba zisa neza, ziba ari nziza, ariko bamubonyemo future. Nuvuga ngo amaso yabo mu kumwitegereza babonye revelation, bagize iyerekwa. Haleluya. Bagize iyerekwa, bareba ejo hazaza h'umwana, bamubona afite inkoni, bamubona ari umuntu ukomeye, bamubona arimo afungura iminyururu iri ku maboko yabo no ku maguru yabo, bamubona arimo abakura mu buretwa, bamubona arimo akora ibimenyetso n'ibitangaza, bamubona arimo abohora. Ntibamubonye nk'uruhinja muri ako kanya, ahubwo bamubonye nk'umuntu uzasofa ubuzima bwabo, bamubonye nk'umuntu igihugu cyose kitezeho amakiriro. Iyo ni revelation yavuye mu kwitegereza, ngo barebye umwana babona ko ari mwiza. Nuvuga ngo amaso yabo yarafungutse, babona yuko ariho agakiza kabo kari. Kubera iyo revelation babonye, bibasunikira gufata decision. Haleluya. Iyo ufite iyerekwa, hari decision ufata undi muntu adashobora gufata udafite iyerekwa. Iyo ufite iyerekwa, wemera gushyira ubuzima bwawe muri risk.
haleluya. Umungu ashobora kuza kukurambagiza ukamurebera muri none, ukamurebera muri uyu munsi, ariko kuko utitegereje ngo amaso y'umwuka afunguke ubone uwo ari we, warangiza ukamutera umugongo ukamusiga ukamubwira ngo no, we ntabwo beranye n'ubuzima bwanjye. Ariko mukuri usize perezida w'igihugu, usize minisitiri, usize depite, usize umucuruzi uhambaye cyane, usize umuntu uzakugeza ku nzozi z'ubuzima bwawe, usize umuntu uzakubyara abahungu n'abakobwa. So nuvuga ngo muri we harimo imbuto zizahindura isi. Iyo wemera ukajyana nawe, urubyaro rwawe rwawe kuzakomera. Haleluya. Ariko kuko amaso yawe atafungutse ngo ubone iyerekwa muri we, uramuta. Bitihise upfa gufata y'amaso yawe adafite kwitegereza no gusobanukirwa, upfa kuyora uwo ubonye kuko afite iPhone y'amaso 3 mugani wa babandi, kuko afite shanete mu ijosi iremereye ipima inusu, kuko afite amatatuwaje ari bogari ameze gutya, ugaterura. Kumbe uteruye ujyanye nawe without revelation. Nibandi ejo bazakubita amasasu mu muhanda bakaza kuguhamagara ngo ngwino uterure ryabandi ryawe ryaguye hariya ryari ryagiye gutobora banki, cyangwa se uzajya uhora ukwepana na polisi, uzajya kubwire mu gitondo tumva sheri batuvumbuye dushaka handi tujya. Bandese umva nyine mbiga ngurisha akamogi none badufashe reka turebe handi tujya kuba. Hari abantu badashobora kuba muri karitsiye igihe kirenze ukwezi, abayimutse yavuyemo yagiye ahandi. Hari abantu bameze gutyo usanga bahinduranya imijyi, ava muri yajya muri, ava muri yajya muri. Kubera iki? Kubera ibikorwa bakora byo mu isi y'umwijima, polisi bibahiga, inzego z'umutekano ziri inyuma yabo, aho bamaze icyumweru barahava bama apartment, aho binjira bagasanga intebe, firigo, buri kimwe. Bo bagira amavarisi mu buzima bwabo, niyo bahora bagendana. Akodesha inzu irimo buri kimwe cyose, we ahaha ibyo kurya agateka. Iyo hamaze icyumweru bagenza akamubwira ati bamenye aho uri. Iryo joro araza saa 7 z'ijoro agahita abwira umudamu ati urasohokera mu gikari, hari imodoka igutegereje hariya, zinga imyenda ko ntaramesa. Aho tugiye hari amazi, hari n'isabune. Hari abantu babaye muri ubwo buzima. Mwebwe ntabwo mubizi, cyenda ndabazi. Harabona ari inzi bari bameze uko nguko, ubu ntabwo nkiza, ariko harabona ari inzi bari bameze uko nguko. Yazaga akabwira umudamu ijoro ati twagiye, bakaba baragiye barirutse. Ariko wamwakiriye ute? Without revelation. Amaso yawe yararebye, uhumurirwa na parufe yiteye, ureba agashati keza yambaye n'urufunguzo na konta kazajunguje, ariko amaso yawe ntiyafunguka kugira ngo urebe ejo hazaza h'uwo muntu. Yesu ashimwe. Amaso yacu afite imbaraga mu buryo bw'umwuka zibasha guhinguranya ibihe, zikareba mu bihe bizaza. Ariko izo mbaraga ntabwo zikora igihe cyose. Niyo mpamvu dutesika, niyo mpamvu duhura n'ibibazo bikomeye cyane, kuko izo mbaraga ziri muri twe, ziba muri twe, ariko ntizikora igihe cyose. Zikora igihe cyonyine gusa twazemereye gukora. Haleluya. Iyo wemereye izo mbaraga zo mu maso yawe yuko zikora, iyo wamaze gusobanukirwa yuko amaso yawe atari ikintu gisanzwe, Yesu ashimwe. Reka nkubwize ukuri, wamaze kumenya imbaraga zo mu maso yawe, ntago upfa kureba ibintu ibyo ari byo byose. Ntago ibintu byose urebye ubitinza nk'amaso. Kubera iki? Kuko ibintu ureba byinjira mu buzima bwawe bikabuhumanya cyangwa se bikabukomeza. Bitegereje neza
bitegereje neza barebye babona uyu mwana ni igitangaza, barangije bafata decision, bafata icyemezo cyo kumuhisha, bafata risike. Ibintu byinshi dufata risike atari uko mu bigaragara mu maso y'aka kanya hari icyo ubona bimaze, ariko y'amaso y'umwuka amaze gufunguka ukabona ejo hazaza, ukabona inyuma y'icyo kintu izindi mbaraga zihari, ufata risike. Bafata risike yo guhisha uyu mwana amezi 3, birengagije ko bashobora kwicwa, birengagije ko umuryango wose ushobora kwicwa ukarangira. Ariko ikibazo si cyari uko bagomba kwicwa, kuko burya niyo wapfa ariko upfiriye ukuri. Yavuze ati it's okay, niyo twebwe twapfa ariko abazasigara bazabohoka, kubera ko uyu mwana amaso yacu arafungutse, tubona ejo hacu hazaza, tubona uwo ari we. Yesu ashimwe. Abagore benshi badafite iyerekwa babyara abana cyangwa se asama inda, akavuga ngo mfite abana benshi, mfite abana 5, iyi nda ya 6 rwose ntawe nayijyana, reka ngende nyivanemo. Kubera iki? Amaso ye warahumye. Iyo amaso yaza kuba afunguye, wasanga ngo agiye kuvanamo ari Imana yandikiye ko cyari yahawe ufunguzo rw'ubuzima bw'umuryango wose, ari wabo bavukana bose n'abo yabyaye bose n'umuryango wose uzakira kubera uwo mwana. Rega ndakubwiza ukuri, kubyara abana 10, 20, 30 bivuze ngo ufite imbaraga cyangwa se urashoboye cyangwa se umuryango urakomeye. Oya, uzasanga ufite abana 7 ariko usange umwe muri bo niwe bose bagenderaho, abandi bose baraho ngaho, ahubwo no kurya no kunywa no kwiga no kugira ibindi bakora bategerezwa guhanga amaso wa wundi. Ise n'umwe, papa n'umwe, barabakunda, babishyuriye amashuri amwe, babareze mu buryo bumwe, ariko umugisha wabo uratandukanye. Umugisha wabo uratandukanye. Usange abana ni 8 ariko umwe muri bo niwe ubatunze, niwe ubagaburira, niwe ubashakira amasoko, niwe bashakira ibyangombwa, niwe ugenje gute, niwe ubaha amazu yo kubamo, kandi baravukana. Sometimes ugasanga ni nawe mutoya, hari igihe usanga atari nawe mfura, hari igihe usanga atari mfura rwose, ugasanga ni umuhererezi. Hallelujah. Ugasanga ni umuhererezi, ugasanga ni mutoya. Reka wenda mvuge urugero rw'umuntu umwe muzi uri populaire muri uyu murimo w'Imana. Murazi umugabo witwa Apotre Paul Gitwaza? Wabona umuhererezi? Siko bimeze? Ariko murazi ubuhamya bwiwe, aho umuryango wageze hose nawe wagejeje, niwe bafashe ukuboko, niwe wakandagije papa w'Iburayi, inzozi za papa zo kujya i Burayi niwe wasishohoje, kandi yari umuhererezi. Murabizi baramuye bakora muri ministeri Imana yamuhaye. Noneho we ntago yazanye influence ku muryango we gusa, ahubwo influence yiwe yakoze ku bantu benshi cyane. Afite ishuri, harimo abakozi batagira uko bangana, abana bariga muri icyo kigo cy'ishuri yatangije, afite televiziyo, afite radio, aho ngo harimo abakozi bakora managing bagenza gute bize. Nuvuga ngo influence yewe irimo irahindura ubuzima bw'abantu benshi cyane batandukanye, ntago biri mu muryango we wenyine gusa. So nimba n'abantu bo hanze, okay, reba amatora afite hirya no hino ku isi, ariko ninde? Ni umuhererezi. Imbere hari abandi bana benshi cyane, ariko imfura abakurikira abaki ntibashoboye gukora nk'ibyo yakoze. Yesu ashimwe. So urwo n'urugero rumwe, namwe murazifite nyinshi mu miryango n'ahandi. Impamvu yo ngo muvuzeho nuko nyine Imana yaramuduhaye ngo tumuvugeho tu. Ya ahora ku ma social media nyine n'umushumba wa benshi, nibyo nyine n'urugero rufatika. Umuntu wese rero akavuga ngo bamutanga urugero mu buryo runaka, upfa kuba udatanze urugero mu bintu bibi. Yesu ashimwe. Upfa kuba ukoze urugero rwiza. So rero ndashaka kukwereka yuko
iyo nta yerekwa rihari, iyo udafite kwitegereza ngo urebe, byashobokaga ko se ari kuvuga ati none ukurikije n'ubuhamya bwe ngo bamubyaye mu ntambara barimo birukanka bahunga, nubise mushiki barimo gutanga ubuhamya ngo bitwikiriye urutaro mu mvura bagenda badafite epfo na ruguru. Muri ibyo bihe bigo ushobora kuvuga aka kana karimo kanduriza ubusa, n'ubundi ifite bakuru bashobora no kwigenza, ariko ntabwo uzi umugambi w'Imana aho uri. So izi ngizi rero ni za mbaraga na rya banga ryo kwitegereza. Haleluya. Tugarutse kuri Aburahamu, sogokuru wacu wo kwizerwa, Bibiliya iravuga ngo igihe ari mu rugendo ari kumwe na Loti, bageze imbere bananirwa kumvikana kuko bari bafite ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma Aburahamu abwira Loti, hitamo aho ushaka kujya, ujyeyo ugende, it's okay, genda za kujya hasigaye hose. Kubera iki? Yarizeye ko Imana yamuhamagaye, yamukuye muri Uriya Bakarudaya, itazamushiga kandi itazamutererana. Yesu ashimwe. Buriya iyo uzi yuko uri kumwe n'Imana, yuzi ko Imana guhamagara yo kwizerwa, hari impaka nyinshi utagira mu buzima, hari ibintu byinshi utirirwa urwanira. Yesu ashimwe. Hari intambara nyinshi utarwana. Haleluya. Uzasanga abantu bari mu mpari, aka nakanjye, oya utu ni jyewe, oya ibi ngibi ni jyewe, ndatwara ibi, biragenza gutya. Umva, ugasanga mushobora no kwicanira ifurusheti cyangwa ikiyiko, mushobora kwicana pe, umwe akaba yakwica undi ati iki kiyiko ni icyanyu, undi ati iki kiyiko ni icyanyu, ifurusheti ni reka da ni yanjye, intambara ikarota. Ariko biravuze ngo Aburahamu, kubera iki? Twara byose, I know, ntabwo umugisha wanjye uri mu byo ntunze, ntabwo uri mu biri imbere yanjye, umugisha wanjye uri muri ge, umugisha wanjye ngendana nawo, aho najya hose, aho narara hose, aho nakandagira hose, umugisha uransanga. Yesu ashimwe. Ndakunda kubabwira ngo Imana yafashe Aburahamu imuvana ku rwego rwo kugira umugisha, imushyira ku rwego rwo kuba umugisha. Haleluya. So iyo wavuye ku rwego rwo kugira umugisha ukagera ku rwego rwo kuba umugisha, hari intambara utarwana, hari akavuyo utabamo, hari ibintu udaharira nabyo. Yesu ashimwe. Yego ntibivuze ngo twangize ibyo dufite, ntibivuze ngo dutakaze ibyo Imana yaduhaye. Ntabwo bivuze ngo dutakaze ibyo Imana yaduhaye cyangwa se tugende tunyanyagiza twangiza, kuko ntabwo Imana nabyo ibikunda. Ariko hari ubwoba tutagira. Yesu ashimwe. Hari ubwoba tutagira, hari bitadukanga, ntabwo ukangwa ni dutuntu twari two twose turi aho ngaho. Aburahamu abwira Loti ati it's okay, ndazi umugisha Imana yampaye, urwego uriho, ndazi icyo Imana yamvuzeho icyo gisobanuye. So then fata icyerekezo aho ushaka hose ujyeyo. Kubera iki? Yarazi neza ngo Imana nakurikiye, Imana nizeye, Imana senga, ibasha gufata ubutayu ikabuhinduramo ahantu heza ho guhinga no guturwa. Haleluya. Ibasha gufata ahantu humagaye ikahindura amasoko, ibasha gufata ahantu hadafite ikintu na kimwe ikatembesha imigezi. Icyo Aburahamu yarakizi. Niyo mpamvu atarafite umwanya wo kwirirwa aburana ahangana na Loti. Ambwira, fata icyerekezo ushaka, nujya iburyo ndajya ibumoso, nujya ibumoso ndajya iburyo, nujya imbere ndasubira inyuma, nujya inyuma ndajya imbere. Wowe make your choice, no problem, I'm safe. Hallelujah. Loti
ngo aritegereza areba isowari, hari ikibaya cyiza cyane kirimo ubwatsi, kirimo buri kintu icyo ari cyo cyose, cyari ikibaya cyiza cyane cyiza cyane cyiza cyane. Ngo arangije arakitegereza arakireba avuga ngo hariya niho ngiye. Cyari ikibaya kinese kinese, hamwe umuntu yitegereza akavuga ngo ahangaha icyama nkahaba. Haleluya. Yarebye ahantu heza kuruta ahandi, yarebye ahantu heza hasumba ahandi heza hose, aba ari yahitamo. Baramati twaritse okay. amaze kugenda, Aburahamu asigara ategereje Imana. Haleluya. Arahagarara arindira ko Imana iri buze ikamubwira aho yerekeza. Hanyuma biravuga ngo Aburahamu Bibiliya avuga ngo Aburahamu amaze gutandukana na Loti, agihagaze Imana iramanukira ziramusanga. Haleluya. Hariho igihe Imana ijya itegereza ko hari abantu dukura mu buzima bwacu, hari abantu utandukana nabo, hari abantu utera umugongo, hari abantu ukura mu buzima bwawe. Reka mbwire abahungu n'abakobwa benshi bananiwe kurongora no kurongorwa, inshuro nyinshi ushobora kuzatinda ugahera iwanyu. Kubera iki? Kuko hari umuntu wananiwe kurekura. Igihe cyose utaramukura mu buzima bwawe, ntabwo Imana izigera izana uwayo wo kuza kubangikanya na wundi wawe. Ujye wereka umuryo umutima umukoza ari muri porogaramu y'Imana, gahunda y'Imana, ntibishoboka. Hari akazi utazabona ukiri kuri ako ngaho. Hari igihe usaba Imana ikazi ikakubwira ngo banza uve kukuriho, kakavaho gataha kandi ugakubitwa n'ubushomeri ukwezi kumwe, amezi abiri, amezi atatu, kwezi kwa gatanu akazi kandi kakaza. Ariko igihe cyose uzavuga ngo nzava muri aka ngaka cyangwa se nzava ahangaha ari uko nabonye akandi, marabwira it's okay, wigumiye aho ngaho. Hari ibintu byinshi rero mu buzima bwacu Imana itegereza yuko bibanza gusohoka. Hari igihe Imana igushaka yuko ubanza kuva ahantu hamwe ukajya ahandi. Hari igihe Imana igusaba yuko ugira ibyo usohokamo kugira ngo iziganire nawe. Igusaba kuva mu rusaku, igusaba kuva mu kavuyo, igusaba kurekura abarutse bakagenda. Hari ibintu wihambiraho ukabigumamo, Imana ikabikurindiramo gusa tu, ariko akaba nta yindi change, nta yindi mpinduka ushobora kubona mu buzima bwawe. Bitewe n'iki? Hari ibyo washyize mu buzima bwawe wanga gutandukana nabyo. Kuko nureba Imana ihamagara Aburahamu yambwiye ngo siga so na nyoko n'umuryango wa so wose, hanyuma uze tujyane mu gihugu nzakwereka. Hanyuma Aburahamu icyo yakoze ni kimwe, yarebye se w'umupfakazi aravuga ati sinagusiga. Arangije aramuza, areba Loti mwene se wabo, nawe yari imfubyi, nawe amugirira impuhwe, avuga ati uriya nawe sinamusiga. N'abarangije arabikorera, arabazana. Kandi we yagiye azi yuko yumviye Imana, ariko Imana iramwihorera tu, ajyana nabo. Aragenda azengurukana nabo ahantu hose, Imana itaramuha gakondo, itaramuha igihugu. Arazenguruka aho bigeze kubera kuzera mu butayu no kuba mu bibazo n'icyo batangira gushwana. Buriya urimo kuzengurukana n'abantu mu butayu, mushwana mutangana. Kuko nyine haba hari impamvu nyinshi zituma mugomba gushwana kandi nta n'icyo mupfa. Bananirwa kumvikana kubera iki? Barimo barazengurukana mu butayu na bose nta gakondo bagira, ntaki. Imana nawe yabihoreye kubera iki? Sibyo Imana yamubwiye igihe yamuhamagaraga. Aho bigeze abonye intambara zibaye nyinshi zimurembereye, Aburahamu ambwira ati it's okay, nemeye guseda, fata icyerekezo ushaka. Loti amaze kugenda, biravuga ngo Imana none iraziramusanga, iramubwira ngo
fungura amaso yawe urebe. Haleluya. Turimo turavuga kwizera kuzanwa no kureba. Fungura amaso yawe urebe. Ikusikusi ni kasikasi. Haleluya. Ikusi no majyepfo, ikasikasi no majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Fungura amaso yawe urebe. Ikusikusi ni kasikasi, iburasirazuba n'iburengerazuba, hanyuma witegereze urebe. Aho amaso yawe ari bugere hose ndahaguhaye. Haleluya. Mose yakijijwe n'iki? Yakijijwe nuko ise na nyina bamwitegereje. Kumureba, kumwitegereza nibyo byarokoye ubuzima bwe. Nibyo byatumye aba icyo Imana yamuremeye kuba cyo. Aburahamu yabonye gakondo gute? Bibiliya iravuga ngo aho ugeza amaso. Bivuze ngo amaso y'Aburahamu niyo yamushyiriyeho urugabano. Ntabwo ari Imana yamubwiye ngo igihugu cyawe kizagarukira hano. Aho amaso yashoboraga kureba, aho yashoboraga kugera, niho umugabane w'Aburahamu wagombaga kuba. Hanyuma namubwira ati ndabizi ushobora kwitegereza, hanyuma amaso yawe agatangirwa n'imisozi, ukareba kure umusozi ukareba n'uyu nguyu bikagarukira aho ngaho. Kandi agahuka kawe kaba gatoya. Rero amaso yawe agiye gukorana n'amaguru yawe. Haleluya. Ubu ngubu nguhaye misiyo yo gutambagira igihugu cyose. Aho uri bukandagize ikirenge hose, aho uri bukandagire ukahabona hose, haraza kuba ahawe n'urubyaro rwawe. Imana iramubwira ngo manuka mu majyepfo, uzamuka mu majyaruguru, hanyuma ujye iburasirazuba, ujye iburengerazuba, uzenguruke mu gihugu cyose nguhaye. Ugende witegereza aho ikirenge cyawe gikandagira, naho ijisho ryawe ribona, niwo mugabane wawe. Haleluya. Nuko Aburahamu yabonye gakondo, nuko yabonye igihugu. Byavuye mu ki? Byavuye mu kwitegereza, byavuye mu kureba. Inshuro nyinshi mu buzima bwawe ntabwo uzigera urenga aho amaso yawe yarebye. Simfe reka tureke kureba amaso y'umwuka gusa, n'aya ngaya y'umubiri. Niyo mpamvu inshuro nyinshi Imana igiye kuguhindura ubuzima, ibanza kuguhuza n'abantu bahindura ubuzima. Ukinjira mu mazu yabo, ukareba intebe zabo, wazireba ukazikunda, ukazifuza, ukavuga icyampa nange zino ntebe nzazigura. Ukinjira mu cyumba, ukareba icyumba ukuntu inzu yubatse, ukareba icyumba ukuntu kimeze, amodrope arimo, igitanda kirimo. Amaso yo kuyitegereza agakurura, ugatangira kugira desire. Haleluya. Ukagira desire, ukumva urifuje. Uko nukwifuza kuba Imana. Nugukanguka muri wowe, ukabona yuko hari ikindi kiza kirenze ku buzima rusanzwe uriho ubayeho. Ibi ngibi iyo birangiye, winjira muri dushe, ukareba ukuntu dushe imeze, ukareba toilette ukuntu imeze, ukareba inzu ukuntu imeze, ukareba jaride, ukareba abakozi uko bakora, uko bapanga ibintu ku meza, uburyo ki bategura ku meza, ukavuga wow, nanjye Imana nsenga, Imana nkorera izangiza muri ubuzima. Nuko gutangira kugira icyifuzo muri wowe cyo kugera ku rundi rwego. Wumva ko hari ahandi hantu ugomba gukandagira, wumva ko hari ahandi hantu ugomba kuba. Imana izanye umugisha mu buzima bwawe, Imana ikwinjije hantu, ugenda ufite nosiyo, ugenda ufite. Imana iguha amafaranga, ubuze igitanda ugura uko kimeze, ubuze matera ugura uko imeze, ubuzi umwambaro wambara uri bujye kugura uko umeze. Yesu ubuzi uko biri, kuko hari aho wabibonye. Ariko yo amaso yatigeze abona, nta knowledge ufite, nta bumenyi ufite, Imana ishobora kuguha miliyoni y'amadolari, ngahita ujya kugura ibinono byo gushyira mu isombe. Hari indirimbo nigeze kumvana bene data bamwe, iri mu Giswahili simvuga bariho, ngo barimba bavuga ngo uko na Yesu
unakula binono uko na Yesu. No kuvuga ngo okay, wenda bo muri karita zabo ibinono ni ikintu gikomeye cyane kuri bo, ariko mu ndirimbo zabo, kandi aho ngo ni mu rusengero, bari mu cyumba cy'amasengesho rwose, korari nziza yaririmbye rwose, ibintu byagenze neza. Amatara nako iyo uri kumwe na Yesu urya ibinono, uri kumwe na Yesu urya indagara, uri kumwe na Yesu wambara igitenge cyiza, uri kumwe na Yesu. Niyo ndirimbo ndagafite ako kavideo gato muri telefoni niba katarasibamye nagafashe gakaba ndavuga Mana yanjye ubu koko, ariko ntiwabarenganya, kuko nimba kugira ngo agure ikinono cyo gushyira mu isombe musaba kwiriza iminsi 7, urumva ko byanze bikunze azabihimbamo indirimbo. Rero nabona miliyoni y'amadolari azajya kugura ibinono byo gushyira mu isombe, nicyo kintu yararwaye mu buzima bwe. Ariko kubera ko hariho amaso yiwe ahandi hantu yarebye, azakora ibitandukanye n'ibyo ashobora gukora. Aburahamu azenguruka igihugu cyose, agenda yitegereza, amanuka mu majyepfo, azamuka mu majyaruguru, ajya iburasirazuba, agaruka iburengerazuba, igihugu cyose arakizenguruka. Imana amubwiye ngo icyo gihugu cyose uzengurutse kandi witegereje ni icyawe. Ahangaha mvugiyemo n'imbaraga z'ibirenge, n'imbaraga zo gukandagira. Yesu ashimwe. Buriya iyo uzi neza uburyo cy'ibirenge byawe biri prophetique, nta gupfa kugenda amazu y'abantu bose ubonye, nta gupfa kugenda amakaritsiye yose ubonye. Haleluya. Ntabwo ushobora gusohoka ujya ahantu utazi, utamenyera, utasengeye ibirenge byawe, kuko winjira mu nzu y'umuntu wayikandagiramo, imigisha yose bakayigutwara neza burundu. Haleluya. Iyo uzi imbaraga ziba mu birenge, ntabwo ari gutizanya abantu inkweto, urukweto rwawe uruvanamo ndarwambara, urundi aruvanamo ndarwambara, ntibibaho. Kubera iki? Kuko hari imbaraga ziba mu gukandagira ahantu, hari imbaraga ziba mu kureba. Yesu ashimwe. Uzarebe hari ibintu byinshi. Iyo wagiye ku isoko cyangwa se ahantu ukagenda ukitegereza, kamukozi Imana mwegeze kuduha ubuhamya, yaragiye mu iduka, arangije abona shanete nziza cyane, yari ihenze, arayitegereza, arayireba, abwira shanete ngo shanete ubere umudamu wanjye. Nta n'amafaranga yari afite yo kugura n'inkweto zari zaramuhengamiyeho, ariko arayitegereza cyane. Arangije abwira ucuza, amubwira ngo mpereza iyo shanete turebe. Arayifata mu ntoki, arayitegereza, arayireba, arabwira ngo uhereye umunsi none uri umudamu wanjye. Arangije ngo yisubiza hari, arangije arigendera. Yararangije kwatura, kuko yarasobanuka imbaraga zo kureba icyo ari cyo. Rimwe bagenda kwigisha ahantu ajyanye n'umudamu wiwe, ahageze amavuta aramanuka, ubwiza bw'Imana baramanuka, umudamu aturuka hari, araza vanamo ishanete yari yambaye, yambika madamu wa pasiteri. Uwo mugabo agiye kureba asanga niya shanete yabonye mu iduka. Haleluya. Mu kwitegereza, we ntiyari afite amafaranga yo kwigura, ariko amavuta yari amuriho. Haleluya. Yahagurukije undi muntu uzayitanga, aragenda arayigura muri shopu, azi ko we ayigura, cyangwa se n'umugabo wayiguze azi ko ayigura umugore wiwe, simbizi. Noneho ku cyumweru Imana imukonegitana, baramwemvita, aragenda n'umudamu wiwe, abwirije amavuta amanutse, baza kwambika umudamu w'ishanete, bamuhaho gift. Ni yindi yitegereje yarebye. Haleluya. Hari abantu benshi bagiye bubaka inzu ahantu mu makaritsiye, akagenda akahagarara akitegereza, akabura akavuga ngo nge nzatura ahangaha kandi nzashyirinza ahangaha. Igitondo kimwe akabona ikibanza cyo bakamuhamagara ngo hano hari inzu igurishwa. Ndafite umusista wanjye, ntabwo ndibuze kumuvuga. Uyu munsi wa none ahantu atuye, yajyaga ava ku kazi agakata imodoka, akagenda akaparika, akahareba, akavuga ngo wowe ahangaha nzahatura, aha ni ahanjye, akahakandagira,
akazenguruka agasenga iminota 30 arangiza akatsa imodoka akongera agataha. Ntiyari afite amafaranga yo kuhagura, hari muri quartier nziza ihenze ikomeye, ariko uko amaso we yaharebaga nuko yahakandagiraga buri mugoroba haca uyu munsi none ni hatuye mu nzu nziza akataraboneka. Haleluya. Izo ni imbaraga zo kwitegereza no gukandagira. Nuko Imana yahaye Aburahamu igihugu. Yesu ashimwe. Reka twite tugane ku musozo. Ariko akiri muri ibyo ngibyo avuga ati tsoka igihugu nakibonye n'umugisha nawubonye, ariko se bizagenda gute ko nta rubyaro ngira nta mwana ngira? Mana ambwira urashaka n'urubyaro. Okay, so imigisha yose y'Aburahamu yari kubiye mu kureba. Yesu ashimwe. Imana yarashyize imbaraga mu maso y'Aburahamu. Ni byiza yuko mu buzima bwawe ugomba gushakisha ukamenya ahantu Imana ashyize imbaraga mu buzima bwawe. Ese ni mu kwatura? Ese ni mu kumva? Ese ni mu kwitegereza? Ese ni mu gukoraho? Ese ni mu kugenda? Ni mu gukandagira? Naho ikirenge cyawe kizakandagizwa, ijambo ry'Imana avuga ngo aho uzakandagiza ikirenge cyawe ndaguhaye. Bivuze ngo hari imbaraga ziba mu birenge. Rero ugomba gusobanukirwa ni hehe imbaraga zawe zo mu buryo bw'umwuka zikorera kuruta ahandi. Hose ziba zihakora ariko ntizakora mu rugero rumwe. Hari ahantu Imana ishyira imbaraga nyinshi kuruta ahandi. Imbaraga nyinshi za Yosuwa zari ziri mu birenge. Kuko Imana amubwiye ati wowe gusa woza ugenda ukandagira ahantu, numara kwakanda bivuga atanga Uwiteka arahampaye. Nuko byari biri. Ariko imbaraga nyinshi za Aburahamu zari ziri mu kubona, mu kureba. Kandi ukureba kwiwe niko kwazanaga ukwizera, niko kwafunguraga ukwizera. Yesu ashimwe. Ari marira ati igihugu nakibonye, ubutunzi ndabufite, ariko se ko ngenda ndi incike bimeze gute ko nta rubyaro ngira? Mana ambwira urashaka urubyaro? Yego. Urashaka urubyaro? Yego. Okay, sohoka. Arasohoka. Ubura amaso yawe witegereza urebe. Ntabwo ambwiye ngo genda uryamane n'umugore. Ntabwo ambwiye ngo genda ukora ibi n'ibi. Yambwiye fungura amaso yawe urebe. Urashobora kwitegereza mu kirere? Urashobora kureba ziriya nyenyeri? Yego. Wazitegereje? Yego. Zitegereze hanyuma uzibare. Nimba washobora kuzibara nuko urubyaro rwawe rusangana. Uko niko Aburahamu yakiriye urubyaro rwinshi mu buzima bwiwe, byavuye mu kwitegereza inyenyeri no mu kubara inyenyeri. Niho urubyaro rwe rwari ruri. Igihugu cyavuye mu kurambura amaso akareba iburasirazuba n'uburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Urubyaro rwavuye mu kubura amaso akareba mu kirere. Ikindi gihe Imana yamanukanye ku nyanja amubwira ngo itegereze uyu mucanga. Arawitegereza arawureba. Ese wabasha kuwubara? Ntibishoboka. Uko niko urubyaro rwawe ruzangana. So ni ukuvuga ngo Imana yatozaga Aburahamu ukwizera kwiwe kwari gushingiye mu kwitegereza. Yagombaga kwitegereza hanyuma akizera, akakira revelation, kuko yitegereje. Imana ambwiraga ngo ibyo witegereje ni ukuri urubyaro ruzangana. Agahita akira revelation ko urubyaro rwe ruzarungana n'inyenyeri, hanyuma akabyizera. Naho ngaho Imana akoranaga na Aburahamu. So rero mu buzima bwawe ugomba kwita ku maso yawe, ugomba kwita ku maguru yawe, ugomba kwita ku gutekereza. Haleluya. Niyo mpamvu ntukemere ko hari ibitekerezo ubika mu buzima bwe. Ibi ngibi byose mbiciyemo, ariko objectif yari ukwizera kuzanwa no kureba. Ariko ndakubwira yuko gutekereza kwawe, gufata umwanya ugatekereza, Imana ikoresha ibitekerezo igakurura ibintu biri kure cyane ikabizana mu buzima bwawe. Uko gutekereza kubamo imbaraga zituma Imana irema ibintu bitari bihari bikaremeka, kuko wafashe umwanya wo gutekereza. Ariko gutekereza mu buryo buri positif, kuko hari n'abatekereza mu buryo buri negatif. Iyo utekereje mu buryo buri negatifu, ubuzima bwawe bwerekeza mu kinogo. Ariko iyo ufashe umwanya ugatekereza mu buryo buri positifu, bizamura kwizera mu buzima bwawe, bikaguha gufata icyemezo, ukabyuka ugafata umurongo ukugeza mu mugambi w'Imana. Haleluya. Uku gutekereza
rero ahanini uko gutekereza kuzanwa no kureba. Hari ibintu byinshi uba warebyeho hamwe bikaguhumura amaso y'umwuka ugatangira gutekereza. Hari igihe uba wumvise, hari igihe uba wakandagiye ahantu, hari igihe uba wakoze ku bintu runaka. Yesu ashimwe. So rero ndangiza muri kano kandi ashaka kubwira ngo ese nihe imbaraga zawe z'ubumana zikorera kuruta ahandi? Ni mu kwatura. Yesu ashimwe. Kuko usanga inshuro nyinshi turimo tubwira abantu atura neza, vuga neza, atura ibintu bihambaye, atura ibintu bikomeye, ariko ugasanga imbaraga zawe wowe ntago ziri mu kwatura. Ugasanga imbaraga nyinshi ntiziri mu kwatura, ahubwo imbaraga nyinshi ziri mu kwitegereza no kureba. Ugasanga bitise imbaraga zawe nyinshi ntago ziri mu kwitegereza no kureba, ahubwo ziri mu kugenda. Iyo ugiye ahantu ukakandagira, ukahagarara, ibitangaza birakoreka. Ushobora kujya muri shop rwose pe ukagenda ukayihagaramo, ukazunguruka, ukatura, ukavuga, uhagaze mu ijambo rya Yosuwa, kuko niba Imana yaguhamagara, niho imbaraga zawe ziri, niho imikorere yawe iri. Yesu ashimwe. So rero imbaraga zawe ziri hehe? Ariko uyu munsi twaganaga ku ijambo rivuga ngo kwitegereza, ukwizera kuzanwa no kwitegereza, ukwizera kuzanwa no kureba. Haleluya. Ibyo utinzaho amaso yawe, ibyo ureba, iyo wamaze kumenya neza yuko amaso yawe ari connected n'ibyo mu isi y'umwuka, hari ibintu byinshi utareba, hari ibintu byinshi udahanga amaso, hari ibintu byinshi utitaho, hari ibintu byinshi udaha umwanya. Haleluya. Ntabwo wakomeza guha umwanya amafilimi y'amapornography, ntabwo wakomeza guha umwanya bya bindi byose utegereza ibintu bidafite epfo na ruguru. Ugenje gute? Amaso yawe yatinza ku bintu bifite intego, amaso yawe yatinza ku bintu bihindura ubuzima bwawe, bizana byambika imbaraga zawe, imbaraga z'umwuka ubuzima bwawe. Haleluya. Kandi ikindi ntabwo upfa kugenda gutyo gusa. Iyo wamaze kumenya neza yuko amaso yawe ari prophetic, uragenda ugahagarara, ukajyana ukitegereza ikintu, uragenda ugahagarara. Haleluya. Uragenda ugahagarara, ugakora urugendo ruri prophetic, ukajya mu gihe ukitegereza iduka, ukajya ahantu ukitegereza, ushaka kugenda ukagambira akaminuza, ukayitegereza ukavuga ngo akaminuza we niwe nzarangirizamo. Ndibuka igihe najyaga muri kaminuza, hari kaminuza imwe najyaga ncaho nkiga muri segonderi, nangiza nkajya mbere nkahiteza nkavuga ngo ahangaha niho nzakomereza kaminuza. Kandi koko niko byagenze, none nakomereje kaminuza. Nahoraga nyine nkagara nkareba nkahiteza nkavuga nti ahangaha niho nuko. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. So rero ugomba kumenya igihe cyo gukoresha amaso yawe mu buryo buri prophetic. Ugomba kumenya igihe cyo gukoresha amaso yawe mu buryo bw'ubuhanuzi. Ugomba kumenya igihe amaso yawe uyahanga ku kintu, warangiza ukazamura revelation muri, kuko ibintu byinshi tubicaho nyine turengana, utambuka ugenza gute, ariko hageze wa mwanya wa prophetic. Kuko abona nka muntu ntago amaso yakoraga prophetic igihe cyo aricyo cyose, ngo nimba arebye umukobwa ni prophetic, nimba arebye umugore ni prophetic, nimba arebye y'inka ni prophetic. No, habaga hariho umwanya wo gukorana n'Imana, kuko niko bigenda mu buzima bwacu. So nawe nimba uzi neza ko amaso ya prophetic, haleluya, ugomba kugira igihe umenya ngo uyu ni umwanya wanjye, ngiye gukora igikorwa kiri prophetic n'amaso yanjye. Icyo ndimo ndeba muri kano kanya sinkireba nk'ikintu gisanzwe, ndimo ndakira nk'ikintu mpindurira ubuzima bwanjye. Haleluya. Ndimo ndareba uyu mukobwa nk'umuntu mpindurira kuba umugore w'ubuzima bwanjye. Ndimo ndareba uyu musore nk'umuntu mpindurira kuba umugabo w'ubuzima bwanjye. Ndimo ndareba iyi karitsiye nk'ahantu mpindurira kuba ubuturo bwanjye n'urubyaro rwanjye. Ndimo ndareba iyi airport nk'ahantu ndimo mfungura igikorwa kiri prophetic. Ndimo ndareba uyu mwana nk'umuntu mpindura prophetic mu buzima bwanjye. Haleluya. Mpagaze imbere ya ambasade kano kanya, ndimo ndayitegereza nk'ahantu mpindura prophetic yo gukura visa yanjye. So ambasade zose nzaranguza, ariko uyu none nguhagaze imbere. Haleluya. Ndimo ndareba iyi company, ndimo ndareba aka kazi nk'ahantu prophetic ngomba gukura akazi. Haleluya.
ndimo kureba umukoresha wawe. Hari umuntu ukwitegereza, kandi abantu bo mu isi y'umwuka barabizi, bazi imbaraga za mu maso. Arakwitegereza akakureba, akavugana mu isi y'umwuka, agahindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe, akagutegeka iyo werekeza n'iyo uva n'iyo ujya, bigendeye mu kukureba gusa, kuko ari revelation igeze hejuru y'ubuzima bwawe. So rero uyu munsi wa none ngana ku musozo, reka nkubwire ngo amaso yawe ni ikintu gikomeye cyane mu isi y'umwuka, ashobora guhindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe, icyerekezo cy'umuryango wawe, icyerekezo cyawe, icyerekezo cya benshi, binyuze mu kwitegereza, ugakoresha imbaraga ziba mu kwitegereza. Nukora izo exercice uzasanga revelation ikurikirana ikintu wahanze ijisho cyane, ikintu witegereje cyane, ikintu warebyeho cyane, hari revelation izagikurikira. Hallelujah. Iyo revelation rero itiguha imbaraga zo gufata icyemezo. Imana bagire neza. Reka tugana ku musozo, dukorere Imana, dutange amaturo yo gushyigikira umurimo w'Imana, gushyigikira ubwami bw'Imana, gushyigikira ministeri, gushyigikira ivugabutumwa. Abadukurikiye kuri YouTube, hariho nimero zirimo zitambuka ngo kuri screen yanyu, murashobora kuzikoresha igihugu cyose waba urimo, murashobora kuzikoresha urimo gutanga amaturo, waba uri i Bugande, waba uri mu Rwanda, mu Burundi cyangwa muri Kenya, nimero zose ziriho. Ni byiza yuko wakoresha bijyanye naho uri, location yawe uherereyemo. Abandi bari mu bindi bihugu bitari ibingibi byo muri East Africa, dufite nimero zabyo, bari ku yindi migabane, mushobora gukoresha World Limit, mushobora gukoresha Western Union cyangwa se ubundi buryo, mukoresheje iyo nimero ya M-Pesa yo muri Kenya. Mushobora kwicaho mukayikoresha, abakoresha ubundi buryo bwa Western Union cyangwa MoneyGram cyangwa se buri international transfer. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Abari kuri WhatsApp, n'ubundi turaza kongera tubashyireho iriya linki, ubwo n'abatadukurikiye bari kuri WhatsApp murashobora gukoresha linki. Hariho linki iriho nimero zitandukanye ushobora ko wakoresha, still usubiye inyuma wazibona, ariko n'ubu ngo turangije turahita tuzibashyiraho kugira ngo muzirebe. Ndibaza ko n'abadukurikiye kuri Zoom, mushobora gukoresha ubwo buryo ko Zoom mwayikuye kuri WhatsApp cyangwa se kuri YouTube, murazibonaho kuri YouTube cyangwa se murazisanga kuri WhatsApp. Nimero mushobora kuba mwakoresha murimo gukorera Imana cyangwa se gutanga amaturo, amashimwe n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Ijambo ry'Imana avuga ngo ntitukaze imbere y'Imana amara masa. So ni byiza yuko tuje imbere y'Imana. Imana yaduhaye umugisha, Imana atugire neza. Imana yabwiye Abisirayeli mu gitabo cyo gutegeka kwa ibice 8, irabwira ngo nimujya mu gihugu cy'amasezerano, mumaze kubaka amazu meza, mumaze kugira imirima, inka, mufite amatungo, mufite ifeza n'izabo, ngo ntimuzishime ngo mwibwire ko ari imbaraga zanyu cyangwa se ari amaboko yanyu, ahubwo muzamenye ko Uwiteka ari we uha umugisha amaboko yanyu, ari we ubashoboza kugera ku byo mugeraho byose. So rero ubutunzi bwose dufite, ibyo tugeraho, ibyo tubona, ibyo dutunze ni ukuboko kw'Imana, kandi n'imbaraga z'Imana nizo zidushoboza. Niyo mpamvu ntukibagirwe gutangira Imana, ntukibagirwe gusapotinga umurimo w'Imana, ntukibagirwe kubaka ubwami bw'Imana, ntukibagirwe gutera inkunga ivugabutumwa, ntukibagirwe gutanga icya 10 n'amaturo, kuko Uwiteka niwe udushoboza. Hallelujah. Kandi nawe turinda n'indyanyi zose zahaguruka kugira ngo zize zisahura ibyacu. Kushobora kubona amafaranga menshi, pa mukozi Imana umwegeze kuduha ubuhamya, igeze kubona akazi muri UN, akazajya akora $10,000 by'amadolari, ariko umunsi yabonye ako kazi amaze gusinya iyo kontra, uwo munsi papa we yahise arwara kanseri. Imiti yanywaga yahwanaga $9,000 by'amadolari ku kwezi. Amafaranga yose akaspendinga akarangira neza burundu, ukwezi kugashira afite ari muri minus, akanaguza, ananirwa gutunga umuryango, ananirwa gutunga abantu bose, kandi akora muri we $10,000 by'amadolari. Amafaranga akagura imiti, akajyana mu examen, akagenza gute, akavuza se na nyina arwariraho, agenje gute. Umunsi akazi kahagaze,
umunsi papa we yapfuye n'akazi kahise gahagarara, bivuze ngo imyaka yamaze arimo gukora yose yabaye impfabusa. So ushobora kubona amafaranga menshi, ushobora kubona amafaranga menshi ko ufite position nziza, ariko y'Imana itakurinze indyanya, Satani araza akicara agasahura amafaranga kuva ku rya mbere kugeza ku rya nyuma. Ugakora ufite position nziza, ufite akazi keza, ufite buri kimwe, ufite umushahara mwiza, ariko indwara, inyatsi, abadayimoni, ibibazo, wahembwa imodoka ikagonga, wahembwa itiyo y'amazi igaturika mu nzu, wahembwa umwana akara mu bitaro, amafaranga yaba yaje, ibibazo bikabiraje, ugasanga urahembwa, urakora, ariko inyatsi zarakokamye neza burundu, nta kintu kimugera. Amafaranga umugapfa kwagejeje mu rugo, hari ikibazo nakagita kivuka irunaka. Ushobora no gusevinga, ugasevinga ugakwiza miliyoni 10, ako kanya gahitaza ikibazo gitoraza miliyoni 10, umuntu akaba arapfuye, ugiye guhambisha, ugiye mu bitaro, murasipendinze, murarangije. So rero no kuvuga ngo ni byiza yuko tugomba gukorera Imana n'ubutunzi bwacu, kuko na bike ufite Imana ibiguheramwe amahoro, na bike ufite Imana ibigutungiramo, n'ibyo ufite Imana ikurinda inyatsi. Haleluya. Kandi niyo ntabyo ufite Imana ikubeshaye kumanura amanu, iragutunga, imenya uko bigenza. So ni byiza yuko tugomba kubaho dukorera Imana, dusapotinga ubwami bw'Imana, tuba mu bwami bw'Imana. Aya mafaranga mukuri turimo dutanga nayo kubaka ubwami bw'Imana, kandi akora umurimo w'Imana muri ubu buzima, kandi tuzabusanga mu bwami bw'Imana. So Imana ribagire neza, mwakoze kwa mu ijambo ry'Imana, murakoze gutanga amaturo n'icyacumi no gusapotinga umurimo w'Imana. Reka dusengera amaturo n'ibyacumi mutanze, hanyuma dusengera n'ijambo ry'Imana. Ariko nkubwira ngo uhereye umunsi utangire wite ku maso yawe, kuko amaso yawe afite izindi mbaraga zidasanzwe mu buzima bwawe, mu mibereho yawe. Ukwitegereza, benshi ubuzima bwabo bwangiritse kubera amaso yabo ahumye, benshi ubuzima bwabo bwangiritse kubera ko batamenye imbaraga zo mu maso yabo, ziba mu kwitegereza, ziba mu kureba. Benshi bahushije umugambi Imana, ikerekezo cy'Imana, ko bategeze bashobora gukanura ngo barebe. Haleluya. Uyu munsi Imana ihumura amaso yawe, Imana itume ukanura, urebe aho uri, urebe ikerekezo cyawe, urebe umuhamagaro wawe, urebe aho ubuzima bwe bwerekeza. Amaso yawe akanura, abone, ugira amaso areba mu isi y'umwuka, areba bitandukanye nuko wari usanzwe ureba mu buryo bugaragara. Imana mu ijuru ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Reka dusengera ijambo ry'Imana, dusengera n'amaturo mutanze. Data mu izina rya Yesu Kristo, turasengera ubwoko bwawe, Data burambuye ibiganza byabo batanga amaturo muri kino gitondo. Bagire neza Mwami, ku kwezi kwa gatanu turimo gutangira, reka kwabere ukwezi k'umugisha, kwabere ukwezi kwiza, bazajyamo bagahaga Mwami, bakambara bakaberwa, bagashimbeho, bazajyamo bakabona ibitotsi Data, bagasinzira bakizigura. Reka Data uku kwezi Data bazasarure imirimo bakora, ubaha imbaraga yo kuyikora, utuzi bariho ubaha imbaraga zo kudukora, abacuruza bunguke, abakora Mwami utuzi dutandukanye, abadafite amakontara baha amakontara, abadafite uko Data bakora, abadafite Data inzira z'umugisha wabo zifunguke, babone utuzi, babone imbaraga, babone ibishoro, babone buri kimwe cyose Mwami, kugira ngo Data babeho muri buno buzima banezerewe, Data bafite ibyo bakeneye byose mu mibereho yabo ya buri munsi. Kumugisha ubwoko bwawe, kumugisha Mwami abantu bose twabanye iki gitondo, twabanye mu ijambo ryawe, twabanye mu kuramya, babaye mu ijambo ryawe Mwami. Data ndakwingize ngo amaso yabo uyahumure, uko ahumuye amaso ya nyina wa Mose na se wa Mose, Data bagafata icyemezo gikomeye ariko cyiza kijyanye n'iyerekwa, ntibatange Mose ngo apfe kandi ari uzabarokora, ahubwo Mwami mu kwerekwa, mu iyerekwa rikomeye Data bagashobora gufata Mose bakamuhisha amezi 3, kuko babonye, kuko beretswe, kuko bagize revelation, bari kuha ubwoko bwawe Mwami kubona uko haye Aburahamu kwitegereza igihugu kigahinduka iciwe, akakireba Mwami,
aho arebye ukamugabira. Uyu munsi none mwami, umuntu wese uzafungura amaso mu buryo buri prophétique, data icyo azareba, icyo azitegereza ukimuhe mwami, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Kuko data hari imigabane tubona iyo twitegereje, hari imigabane tubona iyo twafunguye amaso yacu tukareba. Fungura amaso y'abantu bawe mwami, kandi data ibyo bareba uhite ukonekta kwizera mu mitima yabo. Umanure mwami data revelation, kuko benshi barareba ariko ntibagire iyerekwa. Data nyina wa Mose na so Mose barebye Mose ariko bagira iyerekwa, baritegereje bagira iyerekwa, hanyuma bagira no kwizera. Mwami ndakwinginze ngo umuntu wese mwami, gitare cy'amahanga data, muri kino gitondo uri kumwe natwe ukurikiranye mwami iri jambo, reka mwami mu kwitegereza kwiwe, reka mu kureba kwiwe mwami data agire revelation. Reka mwami nyuma ya revelation ahabwa imbaraga zo gufata decision, kandi muri yo decision ubane nawe mwami. Nyina wa Mose na so Mose wafashe decision, wabanye nawe muri amezi 3, kandi mwami amezi 3 arangiye wajyanye Mose bwami. Aburahamu yitegereje, igihugu warakimuhaye mwami. Bari kugira neza ubwoko bwawe, bari kugira neza abana bawe mwami, kubw'imbaraga ze no kubw'ubushobozi bwawe, kubw'ikiganza cyawe no kubwo kwera kwawe Imana y'agakiza. Urakoze Imana y'imbaraga, urakoze Imana y'icyubahiro, urakoze Uwiteka kugira neza. Izina ryawe rishimwe. Umugisha wose mwami bitanga, umugisha wose basupporting uyu murimo, umugisha wose bakora ijoro n'amanywa mwami, kugira ngo dushobore gukomeza kugukorera. Ubibuka ubagirire neza, ubafungurire imiryango y'uburyo bwose data, ujye uhora ubahaza ubuntu bwawe. Urakoze mwami, tukweretse icyumweru cyose tugiye gutangira. Uzabane natwe, uduhe imbaraga zawe, uduhe umwuka wawe, uduhe ubushobozi bwawe. Ukuboko kwawe kube ku buzima bwacu, uturindishe imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Urakoze Mana kumva gusenga, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Ngana ku musozo, reka mbabwire ko dufite amasengesho y'iminsi 10. n'amasengesho afite cyangwa se afite titire ivuga ngo 10 days upper room, cyangwa se iminsi 10 mu cyumba cyo hejuru. Hallelujah. Iminsi 10 mu cyumba cyo hejuru. Iyi ngiyi ni iminsi 10 abigishwa ba Yesu bamaze bari mu cyumba hejuru bategereje umwuzuro w'amasezerano, bategereje kwakira umwuka wera. Kuko Yesu Kristo amaze kuzuka yamaze iminsi 40. Urugendo rw'iminsi 40 Yesu yarumaze avizita abigishwa, azenguruka hirya no hino. Iminsi 40 ishize azamuka ku musozi, hanyuma ijuru rakinguka, azamuka bamureba, ababwira ngo nimujye i Yerusalemu mundindire, kugira ngo mboherereze icyo nabasezeranije, mboherereze umufasha, nuzuza isezerano nasezeranye namwe. Hanyuma abigishwa baragenda, uhereye uwo munsi bagiye Yerusalemu, baragenda bafata icyumba cyo hejuru, icyo bita upper room, cyangwa se icyumba cyo hejuru, bakicaramo. Hallelujah. Bategereza iminsi 10 basenga, baramya, baririmba ijoro n'amanywa, bategereje yuko umwami Yesu asoza icyo yasezeranye. Iminsi 10 irangiye, umwuka wera aramanuka, buzura umwuka wera, nicyo gihe cya Pentecost. Hallelujah. Rero harabura iminsi mike ngo twinjire tujye mu cyumweru cya Pentecost. Rero twebwe tuzakora amasengesho y'iminsi 10 abanziriza Sunday ya Pentecost. Hallelujah. Tuzakora amasengesho y'iminsi 10 abanziriza Sunday ya Pentecost. Iminsi 10 natwe tuzayimara turi mu cyumba hejuru, n'amasengesho ya upper room, n'amasengesho yo gutegereza isezerano ry'Imana, n'amasengesho yo gutegereza cyangwa se yo kwitegura kwakira icyo Imana yasezeranye. So rero tuzatwitegura kwakira umwuka wera, ariko ntago ari kwakira umwuka wera gusa, ahubwo muri amasengesho y'iminsi 10 tuzaba turimo twakira amasezerano yose Imana yasezeranye natwe. Hari amasezerano Imana yagusezeranije, hari ibyo Imana yakuvuzeho, hari ibyo Imana yakubwiye, n'amasengesho yo kwitegura kwakira amasezerano. Hallelujah. Rero buri sezerano ryose ufite urizane muri amasengesho y'iminsi 10. Buri sezerano ryose, buri jambo ryose Imana yakubwiye, ikintu cyose Imana yakubwiye kitarasohora, iyi minsi 10 nicyo gihe cyo kugira ngo twakiremo ibyo Yesu Kristo yavuganye natwe, ibyo Imana yavuganye natwe. Turaza gusohora
turaza gusohora kadi twacu dupostinga ku social media, muzahita muyibona igihe azatangira n'igihe azarangirira na vesito duhagazemo. Turaza kudusora gusa ni mukobwa kugira ngo dukomeze kubyitegura, tubishyire mu mitima yacu, twumve neza yuko ntago ari kera, ni vuba, ni mu cyumweru gikurikira. Hallelujah. Ndaza kurama date neza ko Pentecost wanziza ku itariki 16. Urumva rero yuko harabura iminsi mike cyane kugira ngo amasengesho tuyatangire, gusa mu byitegure hanyuma turaza kuyatangira. Imana ibahe umugisha, reka mbwe mugire icyumweru kiza kandi mugubwe neza mu mwami. Bye bye. Ciao ciao.